niko sha uriya muntu uri muri ubaka uramubona uriya uri kubaka uramubona uwo mugabo uri muri ubaka uriya uri muri ubaka yitwa nde uwo nguwo uri kubaka amagare we fundi none we muturage wifuza ko ikibazo cy'abafundi twagikemura gute tubigenze gute n'iki cyakemura ubusinzi bw'abafundi polisi yuko baturangira ahantu umuntu yavana buriya bwuma bahuhishamo abantu banyoye harage niba cyangwa se bo babuduhereza tugatangira guhuhishamo abafundi baba batuyambye umuntu akajya yinjiza umufundi kuri site ye yamuhuhishijemo mu gitondo saa sita kuri ranch akagaruka akamuhuhishamo. Tugaruke ku kibazo cy'ingurube ziri gutabaza kubera ubugome bwa ba mucoma ndetse n'abarya utubenzi. Turagusabye mwami uturinde ba mucoma n'abakunzi bakabeze aho twagucumuyeho utubabarire utugirire impuhwe mwami udutabare kuko banyira utubari batumereye nabi inyama zacu zarabaryoheye cyane kabisa. Nyuma yo gutabaza no gusaba ubuvugizi bw'akabenzi tujye ku kibazo cy'abana b'inzererezi barimo barabunga muri uyu mujyi. Kwanuza zera aho mbiga kwanuze. Kubera iki mugiye kutiga? Nako nari nibagiwe. Wari wibagiwe ko wibaza? Ndakujyana. Ngamba witonze. Ndakujyana izaza kugufunga. Eba hano urabona wakwiruka nko kanzi ndajumva naga naguziga tuvuye ku kibazo cy'abana bo mu muhanda buretse uzureho ubushinzi bw'umwana w'umukobwa uri muri amansuro akiri muto cyane. Muzizane nzisane waya 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 tugaruke ku basitari 10 bo mu Rwanda bakomeye cyane basebye kubera kunywa inzoga harimo abakubiswe ndetse n'abakorewe ibindi bintu. Reka dutangire abasitari nyarwanda basebye kubera gukunda icupa. Ku mwanya wa 10 turasanga Shadibu wanyweye icupa bakamwiba igitsina. Umuntu uri kujya kwa muganga kwipimisha ariko icyo nzi cyo nuko nakorewe ihohoterwa bitewe nuko bazinjije umuntu isana nambaye ubusapo ku mwanya wa 9 turasanga Miss Muheto wagonze imikindo yanyweye icupa yarihamije ndetse nawe ryari ryamunyweye. Ku mwanya wa 8 turasanga DJ Toxic wanyweye icupa cyane yarangije agonga inzego z'umutekano biramukomerana. Mwanya wa 7 turasanga Silvizo wanyweye inzoga nyinshi cyane arazinywa ziramunywa arangije arenderanya bamuhondagurira mu kabari. Ndarushaka kuva telefone uyu niwe wankubise yankubise uyu nguyu muri kumureba yankubise. Mwanya wa 6 turasanga Bote Mushashi wanyweye inzoga nazo ziramunywa arangije ageze imbere ya kamera ananirwa kuvuga amakuru. Umwanya wa 5 turasanga umunyarwenya Mitsutsu wanyweye icupa arikura mu kibindi naryo rimukura mu bagabo. Mereze inzoga Mico Mico sigari Mico turabavandimwe abase mwaretse gufotora se bana naretse gufotora tugende ujye mu moto kutara muso waretse gufotora kwere wambabare fotora watu tugenda mwandi kwima Umwanya wa 4 turasanga Byiringiro Rage wanyweye inzoga nawe imukura mu bagabo maze imuhenesha mu bakwe. Umwanya wa 3 turasanga umunyamakuru Tayikuni wanyweye inzoga ikamunywa nawe yarangiza akenderanya bakamuhondagura ndetse akajya mu bitaro. Umwanya wa 2 turasanga umuhanzi Mugabo Medali wasinze icupa rimuhenesha mu bakwe. Umwanya wa 1 turasanga Ishanga wasinze arangije yirongoresha icupa rya Heineken. Ngabo rero abastari bahennye mu bakwe. Mwese turi mu gitondo afande senje nkubwira ngo dufatanyije umutungo ukabihakana bamwana wawe witwa Samedise Suwanye nje wamutenda umugore wawe cyagiye waragiye muri mission yarambwiye ngo kubera ko turi abasirikare b'igihugu ngitamuterena none nje bana rwakwana rufite urutwe nk'ugwanje ukagira ngo nubuhoro afitemo n'urunyinya
ahubwo njya mubwira sha nubwo uri wafane uri uwanje agashaka guhakana asesha uruzi uravuze ngo uramwana no nyine turamufatanyije ni uwanje na kubera ko umugore ari uwawe nanjye umwana ari uwanje ahubwo tumugabana kakavuze urabizi neza ko uramwana ari uwawe uri kuboneka uramwana ni wawe ndamuhaye uzamumpa nacuka nakukirisha ntabwo nja nterinda ndashatse uramwana hano yavuye Kurya byaraburya ahubwo noneho ugize amahirwe cyangwa ureke nyamara mu gutera ikibazo yazajya byara buri munsi oya urarahagije warakoze sha akira wajya urufite irepeti sajeri ndakuzamura ejo bundi cyangwa ujya gutera inda bibamwe amahirwe je ku kazi sa umve n'impamvu eshanu zigomba gutuma umwanzuro adafungwa iya mbere abadogiteri bararebye basanga umwana ashobora kumara imyaka irenze 5 ataraza kwa muganga kwivuza icyo ni ikibazo bagufunge umwanzoga bagomba kugwa mu myobo agakora iki agakubita ku mitwe hasi agakora iki akarwana buri gihe ahora mu bitaro kwa muganga sawa umunywarumogi ashobora gukora akazi k'abantu babiri yanyweye urumogi umunywanzoga ntabwo ashobora gukora akazi yanyweye inzoga umunywarumogi fungwa izo mbaraga zikurahe umugore utwite ugiye kwa muganga n'umugore unywa inzoga ugiye kwa muganga iyo dogiteri abapimye ahita abwira umunywanzoga akahita amubwira reka inzoga umunywarumogi ntacyo amubwira taha ni ukuvuga ngo mu gifungwa ibyo mbaraga zikurahe kuvuga ngo umugore aho yaba ari hose umubajije ukamubwira ari ukurongorwa n'umugabo unywa urumogi no kurongorwa n'umugabo unywa inzoga yahitamo ahita akubwira unywa urumogi fungwa kubera icyo bamuhisemo icya kabiri umuntu unywa urumogi mu rugo afite umugore n'abana ntibakunze gushwana ntibakunze kurwana ahubwo iyo umusamo musakurije umugore agasakuriza uwo mugabo cyane inshuro nyinshi umugabo ava mu rugo akigendera ariko umuntu unywa inzoga iyo niyo wamusakuriza niyo utamusakuriza iyo yaje yasinze aza kubita ahera ku murongo akubita abaturanyi ni ngombwa bazi bahurure ni ukuvuga ngo icyo gihe umunywarumogi kubera ko udakubita umugore wawe fungwa ikindi umunywarumogi ashobora kujya mu kazi akagakora neza dokima akazuzuza akagira iki agataha ariko umunywanzoga ntabwo ashobora kunywa inzoga ngo aze mu kazi ntibishoboka niyo mpamvu umunywarumogi fungwa imbaraga zikurahe buri kintu cyose uzakora kikaba ari ikintu gihambaye cyiza cyangwa amagambo akaze cyangwa iki bazavuga ko wanyweye urumogi ntabwo bazavuga ko wanyweye inzoga fungwa ikindi ntabwo uzabona umunywarumogi yikubita hasi agenda adandabirana agwa hasi nk'umuntu wanyweye inzoga umuntu wanyweye inzoga agenda adandabirana yinyarira agira iki agwa hasi atukana agira ikintu uzabibona ku munywarumogi niyo mpamvu umunywarumogi fungwa ibyo byose ugende ubikoreho tesite uze kuza kumbwira andika muri komenti kandi mukore subscribe. hari agaterime nabonye kerekeye ku rushako rw'abagore ubwenge bw'umugore bumeze nk'ubwenge bw'umugome umugore abyara uwawe ntaba uwawe n'ibitete babishya gutera bitutu babishya guturaga umugore mukina gukinza ijambo umukamira impinduka aza kumpindura akagusimbuka watebwa agashakira ku muturanyi mwaziranaga iyo uvuye guhaha witwa byanka waba uziyaho ukitwa byambwa ingorane ya mbere ni ukugira umugore umwe ntimwumvikane iya kabiri ni ukubyagwa nawe ntubyare iya gatatu ni ugutunga ukabura ukwerera ukabura n'ugabira ngo akurahire kandi ibintu bifite iya kane ni ukurwanya amategeko leta yasohotse utari buyakureho iya gatanu ni ukubyara umwana umwe akabibwa iya gatandatu ni ukubyara abane batanu ukaburamo umwanya wawe watuma ku nshuti iya karindwi ni ukuruhana na se uri kumureba akabura icyo akumarira yapfa akabura icyo agusigira iya munani ni uguhuza ibyago n'inshuti yawe
iya 9 ni ugupfakarira mu zabukuru utagishoboye kwiha amazi. iya 10 ni ukugira umugore akagusiga ku mugurire ngo agiye mu byumba gusenga nawe yifatiye za misoro za Gisenyi na Kigali. iya 11 ni ukubaho utariho. iya 12 ni ukubura umusore ukajya gucyura abapfakazi abakobwa batabuze. iya 13 ni uguturana n'undi muryango ntimushyingirane. iya 14 ni ukugira ibintu ukabura ababirya. iya 15 ni ukwima uwaguhaye. iya 16 ni ukumena ibanga ry'inshuti mwaganiye mwihereye kumva n'undi. iya 17 ni ugukirira mu buto ugasazira mu bukene. iya 18 ni ukugira abagore 4-5 ukaburamo n'umwe basubira mu kigo cya nyoko ngo akubumbabumbe. iya 19 ni ugusaba uwo wimye. iya 20 ni ukubura icyo abandi bafite kandi nawe ufite amaboko n'amaguru. iya 21 ni ukwigisha umwana agasinda akabona akazi akabura icyo yimarira nawe akabura icyo akumarira. iya 22 ni ukujya ukabura ubusigera. iya 23 ni ukugira indirya ukabura amaboko yo kuyikorera. iya 24 ni ukwitwa umugabo ntubewe. iya 25 ni ukwanga kibi bwacya mu gitondo bagasanga aricyo ukora. iya 26 ni ukugira byinshi ntunyurwe nabyo. iya 27 ni uguhita kuyikorana n'ukanga kumwakira yagera iyo atuye akagusangayo. iya 28 ni ukubyuka ugenda ukabura icyo ucyura. iya 29 ni ukubura umusore cyangwa inkumi ugatinya kwiga ishuri riri iwanyu bakwandika mu rupapuro ugatera igikumu. iya 30 ni uguhita ku mupfakazi ukanga kumusuhuza kandi cyamupfakaje utakizi. iya 31 ni ukurya ibya buri bucya baguza kandi warabiruhiye. iya 32 ni ukwiruka ku butari bufate. iya 33 ni ugukiruka buri ukiza. iya 34 ni ugupfuka buri icyo usiga. iya 35 ni ugutongana n'umugore muri iwanyu akabukana akaje iwabo wajya kumucyura mukaburana akagusinda ubacumbika iwabo. iya 36 ni ugushakira umwana w'umuhungu akabyara wagira ibyago agapfa wamara kumuhamba ugacyura umukazana. none ko umuhungu wagiye apfuye abyayemo abana bakwita agasogokuru none nawe ukaba ugiye kubyaramo abandi bazitiranwa ngo iki. iya 37 ni ugusuhuza umuntu ariko kumva kandi akurora akanga kukwikiriza. iya 38 ni ukubura umugabo ugacumbika kuri wawe wakomanga ku rugi ngo subire wahoze ntungerera. iya 39 ni ukuba umukobwa ugakukuba ni nko kubura umusore ugaturama ati washoboje. iya 40 ni ukubura umugabo ugasahura iwabo uri buharare bakagutuka urimo kumva ukabura uko umubwira ngo uhora. ba bagabo bajyana ibiryo mu mabote ngo bagiye kunywa umugore yavuga ngo imbwa njyaniye ibiryo akabura ukamubwira ngo urorere buri mutuku. iya 41 ni ukosha umugore wa mugenzi wawe ukamutesha umugabo n'abana be mugiye kumutungira ahandi kandi n'uwawe yakunaniye. iya 42 ni ukugira umwana ntimwumvikane kandi waramubyaye. iya 43 ni ukubura umugabo cyangwa umugore ugapfakarira ureba. abagabo bagenda bikavutse ku bagore ngo sinzagaruka akajya gucyura uwo handi yamwirukana akabura yagaruka ngo agane. iya 44 ni ukurya inshuro ukarya n'inshuti byose bigashirira hanze. izo ni ingorane zahimbwe na Gahima Deogratias wo mu mudugudu wa Gisebera na Rukorati mu kagari ka Ngoma mu murenge wa Kabaye mu karere ka Ngororero. ndacyahimba izindi nzaziba. izo ngizo uvuze 40 nanjye nizo nari numvise. nta yindi urashyiraho? nta yindi ndashyiraho. umuntu ngo yari haruguru wayishyiraho uretse agaterime rero ngiye kongera kubabwira. hari agaterime nabonye kerekeye ku rushako rw'abagore. ubwenge bw'umugore bumeze nk'ubwenge bw'umugome. umugore abyara uwawe ntaba uwawe. n'ibitete babishya gutera bitutu babishya guturaga umugore mu kinago kinze ijambo umukamira impinduka aza kumpindura akagusimbuka watebwa agashakira ku muturanyi mwaziranaga. iyo uvuye guhaha witwa byanka waba uziyaho ukitwa byamba. ako ni agaterime k'abagore. abagore bo nta ngorane bagira. muri ziriya hari izo uje ubonamo nk'iya 10 nk'iya mbere nk'iya 10 mbese urazireba ugasanga nk'izo ngorane n'iz'abagore bahura nazo. hanyuma kano gaterime k'abagore kaje guteko. ako gaterime k'abagore nakabonye ku mugabo wigeze akira intambara ibimaze agarutse mu rugo bahungutse umugore abwira umugabo ngo ntungera icyo nagukeshaga aho n'ibiriya. birarangiye ati none ako gaterime mbagakuyeho. nta kandi urashyiraho?
nta kandi nakuzagashaka ndadushaka nzatubabwira n'ibindi nzakomeza mbishake nzababwira n'izindi ngorane zazongera. hanyuma muzehe usanzwe umusizi usanzwe ufite inganzo yo gusiga cyangwa rwose naduhimbye ngira ngo mbese ni nk'umuhanano mu bana najyaga ngira ngo baje bumva bahereho none ubwo kugira ngo mbe umusizi byaterwa namwe muzaja munjyana munshyira hirya no hino. nibwo bwa mbere wari uhimbye ikintu nk'iki? Nibwo bwa mbere rwose. izi ngorane se ugize uganira na bagenzi bawe? njya nziganira na bagenzi banjye niho nagiye nzikora no mu manza bampamagara ndi nko mu bibazo byabo nazibona nkayishyiraho ku yindi nari mfite. uri umwunzi barakwifashisha? uyu ntunga ndi umujyanama mu mudugudu no mu kagari mu gihe cy'ababyeyi mbese nk'igihe bafite ibibazo baranyifashisha. hanyuma muze muri izi ngorane 44 zose kari bigeze ukomoza aho uvuga ko harimo izo wahuye nazo n'iz'abandi wagiye ubona ku bandi bagabo, wowe izawe zirimo muri 44 nk'azinga? nk'iriya mbere kugira umugore umwe ntimwumvikane byambayeho, nari mufite ari umwe mpunga ndi umutunzi mfite nka 42, intambara irazimara mpungutse ngeze mu rugo umugore ati cyo nagukeshagaho n'ibiriya fata inkono witekere ufate ikirago wisasire ntucyongeye kuba umugabo. iyo ngorane mba nyibonyemo. muhitamo natandukana? tuhita tunatandukana ubwo nshaka undi urugo rwanjye rukuru rurimo abantu bankana.